Haleluya. Bavuze ngo nta kintu bibabwiye ariko nzi ko hari icyo bivuze. Amazina ni Ruhogo Irene. Duherukana hano ndi umusore. Nyamubyibuka twabyiniye hano igisirimba ndi umusore imo kurambagiza mva ngo bazanyemera cyangwa se bizanga. Kiragiye mvuye ahangaha rero nagiye nkora ikosa wari fiance wanjye ariko tuzabaha ubuhamya. Nuko nza kumutuma twari tugeze ahantu la gardienne mva mu modoka. Ntago navuye mu modoka. Namutumye kujya kungurira amasambusa imvura irimo iragwa. Ako kanya ahita abona ko ndi umusore utagira keya nta n'ikintu nitayeho. Mu mutima bahita bacamo umurongo uko bitakunda. Tujya gusenga ahantu. Nagombaga kuva bahita bambwira ngo birarangiye ariko wa mudiho twabyinnye hano. Haleluya. Haleluya. Wa mugani wa Prince araho nabonye bitagize icyo bibabwiye. Icyambere ndi umukristo muri Zion Temple. Haleluya. Ba mu muryango wa Sheri. Misi yatambutse nitwe twakoraga protocole. Mu misi yatambutse nitwe twakoraga protocole. Yego. Umuryango wa Sheri mugire gutya. Imana ibaho umugisha. Nukuvuga ngo ntago naje ndi umushyitsi ngende mu rugo. Haleluya. Noneho uwo munsi turi ku musozi turimo turasenga. Madame arahambira ati icyo nzi cyo naraye nsaba imbabazi ngeza saa 9 za ninjoro tugiye gusenga bagombaga kunkatira tuhageze Imana iravuga vanga Imana iravuga. Imana iramutamaza ivuga kuntu umutima yabifataga kuntu yabyibwiraga. Imana iramubwira ngo nuzagira ikibazo cy'amafaranga. Arumva nizere ko ibintu mutari kubifata hanimenye ndaba bene data. Ariko tuzabibabwira mu buryo burambuye ababwire uruhande rwe kuntu yabifashe. Byari ibintu bitoroshye ariko ibaze kuba uri kurambagiza warahuye n'abakobwa benshi byanga uwo ubonye umusore bukubwirireho ngo birarangiye. Mbese yagiye gusenga ashaka ko muri we yihumuriza ndetse akaza kubona imbaraga zo kubimbwira. Ariko uwo munsi dukomeza urugendo turubaka dukora ubukwe ubu dufite umwana w'umukobwa. Haleluya. Ese iyi Mana si yo gushimirwa? Nuko mutahareba ariko iki kintu ni kinini. Dore ngo uyu mwana w'umukobwa wacu. Amen. Twagombye kuba twakazanye uyu munsi wa none ariko hari ubukwe nzabamo pare nawe akaba marene. Urumva bya bintu bajya bategura biri ku ruhande bita ngo bridal shower. Nibyo. Ari mu bantu bari kubyorganiza kandi yahisemo kuba umujyanama mwiza. Ako karagaciyemo. Munyemere nongere shimire umushumba. Shimiye ubuyobozi bw'itorero uko burimo barashyigikira uyu munsi wa none impano ziri kuvuka ndetse natwe tukiri batoya. Ahantu navuga ko hari abantu benshi bahaguye. Hari abahaje bavuga ibizima barangije bageze hanze bakora ibibi. Ntago twongeye kubabona. Ariko turashimira Imana ko abashumba batanga umwanya kugira ngo natwe tukiri bato muri urugendo tubashe kuvugira Imana. Amen. Kandi bagashyigikira n'impano ziri mu itorero. Ikindi ndashimira Poli kubw'iki giterane. Ntagashobora kumva kuntu abantu bari hano bishimye. Ariko reka musaba haguruka arebe bose reba. Intebe ziruzuye. Bawuru haguruka ubirebe. Abantu baje kubera icyubahiro cy'Imana ku bwawe. Haleluya. Nimwibagirwe ko hari uwatugize abo turibo. Uwo ni Yesu Kristo ngiye kubabwira rero. Amen. Hari umuntu akirinze ngo amumera amashyi menshi. Haleluya. Sinzi niba kwivuga hari ibindi naba nibagiwe ubwo ibindi nzabibabwira kuri Bohoka. Hari abantu nararitse bo kuri Bohoka. Baba hari tujya tubana muri za audio no kuri Bohoka TV bari hehe. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Ni benshi. Mwese abo muri Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira rero turasoma ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ni igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 23. Aranditswe ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo
dore umwana azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanueli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Data tugushimiye ku bw'amagambo, reka n'abari ngiye uvuga ubwo mubera igikoresho cy'umumaro. Suko mwami Imana hari ibindi bidasanzwe, yewe ibyo tuvuze benshi babyumvishe kenshi, ariko turasabye ngo Mwuka Wera iri jambo rigire rishya muri twebwe, ubuzima bwacu buhindurwe naryo, kandi udukomeze dutere imbaraga zo kurushaho kugukunda no kugukora mu izina rya Yesu, amen. Ngiye kuvuga Yesu, ariko Yesu ngiye kongera kukwibutsa usanzwe uzi. Ndashaka kukubwira ko Yesu ahindura amateka akagira neza. Haleluya. Ndumwe mu bantu bafite ubuhamya bwihariye, sinakabaye iyi saha ndi hano ndi kuvuga Yesu, kubera ko inzozi nari mfite zihabanye n'icyo njye nabonaga uko ubuzima bumeze. Numvaga nzavamo umuntu, niba nabyita ngo utwara se, ucuruza se ibiyobyabwenge, nshishikariza urubyiruko kuza runsanga, abasore abakobwa, tugahurira ahantu tugakora show, cyo bita house party. Arabazizi, arabigeze babyumva bagire gutya, nta kintu bitwaye kuba warabyumvishe, ntabwo bivuze ko wabikoze. Numvaga ari bwo buzima bwanjye, ariko kuko Yesu ngo agira neza, uyu mugabo ugira neza ahantu atandukaniye natwe, nuko mbere yuko abaho babanje kumuvugaho. Bibiri tubwira abantu babiri bavutse cyangwa se babayeho baravuzweho. Uwa mbere ni Samusoni, uwa kabiri ni Yesu Kristo, uwa gatatu nshobora kuba namuhishurirwa ariko arahari cyangwa se wenda azabaho. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko Yesu ajya kuvuka, korari wavuze ngo nitukwiteye MC kandi kari kaje Prince aririmbamo Jehova Jire, hari indirimbo bagira ivango, abanditsi b'abahanga bakuvuzeho, abasizi n'abahanuzi barakuvuze. Ako usiko naririmba bigakunda, amamara wamamare, amamara wamamare. Ubwo simvugiye abantu bajya baririmba bari muri dushe, ari abantu bafite amajwi baririmba bari muri dushe ukumva ni ibintu bidasanzwe. Icyo navugaga niki, uyu mugabo abanditsi bamuvuzeho, abahanuzi bamuvugaho, abaririmbyi n'abasizi bamuvugaho, ariko mu kumuvuga ngo nta n'umwe wari warigeze amubona, bumvaga gusa banyoteye kuzabona ibyo bihe. Bibiliya iratubwira ngo guhera kuri Mose, Aburahamu n'abandi bumvaga ngo banyoteye kuzabona ibyo bihe. Haleluya. Nibyo bihe twebwe uyu munsi wa none ngo turimo. Ibaza ahantu wakoraga icyaha bakagusaba itungo ridafite inenge, kandi mwibuke kuntu uyu munsi wa none bigoye kwiribona, rivukira hariya mu gisambu rigagwa mu mikuku cyangwa se mu miringo, tugasanga riravunitse ibara, nuko bakagusaba inuma, bakagusaba ibitambo. Ariko ngo uyu mugabo we aje, kuko yari yaravuzweho, azakuraho ibyo byose. Haleluya. Ushobora kutabyumva, utekereze igihe wari umwana cyangwa se nawe ubwe mu buzima bwawe, abubatse, iyo uwo mwashakanye hari ikosa ryabaye, bijya bikorohera kumusaba imbabazi. Umugabo arabanza akagenda akihagararaho, abanga ariko yabasuzuguye, ubu ngende mujye imbere mubwira aya makosa, ariko umutima ugakomeza ugakubita ati wagiye ukamwegera, bikagera ahantu kumvura kokoka bati ku bwa Kristo reka ngende mubwire. Wamwegera mubwira ati nyine nshingiye kuntu nitwaye, ariko kubugabo kakaza ngo ariko nawe wagomba kwitwara gutya. Icyo gihe nibikemuka. Igihe cyose umaze kubona ko wowe ari wowe ikibazo, ukamubwira ngo nasanze ari njye kibazo, utuma ufungura umutima we, nawe ubwo akakubwira ati nanjye naje gusanga erega ndi ikibazo. Abubatse dutanze inyigisho tutabiteguye. Amen. Haleluya. Ariko uyu Yesu abanditsi bavuzeho bakamuhanuraho, Yesu yavuze neza aravuga ngo uyu nguyu yashenjaguwe ku bwanjye nawe, ntiyigeze akora icyaha, njye nawe twaramusuzuguye tumutesha agaciro, ngo ariko ibyo byari igisubizo cyo kugira ngo tubone iki? Agakiza. Haleluya. Haleluya. Mwibuke neza ko mbere yuko uyu mugabo aza habayeho imyaka 400. Sinzi niba wumva imyaka 400 Imana itavuga muri Isiraheli, baterana, baririmba, bakanahanura, ngo mvuke ivuze nyamara itavuze, yicecekeye. Wari uzi ko mu gihe Yesu yitegura kuba yaza mu buzima bwawe,
hari igihe ubwawe usenga ukumva ntago birimo birazamuka, kandi yakumvishije biratubwira ngo hari igihe ngo tudasenga neza nk'uko bikwiriye, ngo ariko mwuka akadusabira. None muri icyo gihe utasenze nk'uko bikwiriye, we yabyumvishije, ariko igihe cyo gukora ntago cyari cyagera. Iyi myaka 400 yabayeho, ariko Imana yitegereje ngo ibona Abisiraheli barimo baragenda bire mu duce bashaka ngo wabakiza. Bari bafite igitekerezo muri bo cyuko nibarema abasadukayo, abafarisayo ndetse n'abanditsi, nibura basi hazavamo intwari nka za zindi za Dawidi, izagitera 10 abagabo 1000 bakabaraguye, kubera ko ubukorane bw'abaroma bwari bubatsikamiye bubamereye nabi. Baravuga ngo ahari mu basadukayo hazaturukamo umutabazi, mu bafarisayo hazavamo umutabazi. Ariko reka nkubwire, wari uzi ko hano ushakira ubutabazi igihe cyo gukora kw'Imana kitari cyagera, udashobora kuba wabubona. Bibiliya tubwira ngo habaho ibihe. Wari umutambyi Zakariya, ngo haza kubaho ubufindo buramufata, ngo kugira ngo azajye gutamba igitambo. Ahantu yagombaga kujya hari ahera, hakaba hera hahera. Amara iminsi yitegura. Utekereze bakubwiye ngo uzaza ubwirize hano, uragenda ugategura, ugasenga, ugashaka icyo ugashaka, hari amakuru n'ahari ugashaka ubwo buzima kugira ngo uzaze utange ibintu bifite ubuzima. Ariko mva ikintu gitangaje, yaragiye ubufindo bumufashe ngo agereyo, ahurira n'igitangaza cy'Imana. Haleluya! Igihe cyose Imana irimo irakubona, ikabona uri inyuma ya Yesu Kristo, ikabona uramwemera ari mu buzima bwawe waramukurikiye, nibigusaba kugira ngo uvunike ushakisha inzira ahantu zitari, bisaba gusa kugira ngo ugume muri position akubonamo. Haleluya! Haleluya! Bibiliya tubwira ngo uyu mugabo yamaze umwanya mutoya ari guhabwa amakuru. Ahabwa amakuru yaramaze igihe kinini, umugore we nta gusama, nta kana, ntaki. Utekereza abantu muri kiriya gihe, wenda niba mwibuka inkuru ya Hana na Penina, hari abamujyaniraga inzara, ngo ariko iriya myaka akoreye Imana biriya bimumariye iki? Nta terambere, nta kana, ni wa wundi, ubuzima ni kwa kundi. Nzi ko natwe uyu munsi wa none hano hari abo babibwira, igihe wakoreye Imana wabonye warageze kuki? Igihe wakundiye Imana wungutse iki? N'icyo wagezeho? Ariko ukareba ugasanga amahoro aguhaye n'ubuntu bwe biraguhagije. Hari benshi bafite ibyo benshi tuvunikira kugira ngo tubeho, ariko badafite amahoro nk'ayo ufite. Haleluya! Bibiliya tubwira ngo uyu mugabo amaze guhabwa amakuru, ngo kugira ngo yemezwe ko ibyabwiwe ari ukuri, yavuye atabasha kuvuga, bamubaza agaca amarenga. Utekereze rero wa muntu mwari muzi ubaganiriza, mukumva murishimye, mukumva hari ahantu mugeze, arimo araza akora ibimenyetso, biratangaje. Ariko Bibiliya tubwira ngo Yesu wavuzweho, Yesu wagombaga kuza gukiza abantu be ibyaha byabo. Haleluya! Sinzi niba byumvishe ngo Yesu wagombaga kuza kudukiza ibyaha. Haleluya! Uyu munsi wana nasigaye hagezweho Yesu utanga visa, Yesu utanga ingendo, sigaye mbona ari byo bigezweho. Kandi natwe tukabati agenza ingendo, indege zaramutwaye. Bene data, azagwa abantu benshi, kandi ibintu bavuga bibwira ko bari kuvuga Yesu atari Yesu ukuri. Nyamara suko nanjye muvuga mu buryo busobanutse. Yewe ndi n'umuswa muri ibi bintu, nubwo nize theology, ariko ndi umuswa muri byo, kuko nzi ko uyu mugabo afite ibintu byinshi wamuvugaho, afite ibintu agukorera wowe ubwawe mwibanguzi. Abubatse barabizi, abasore barabizi, n'abakobwa murabizi. None se Prosper ntago mumubona? Icyo nzi cyo nuko ari mu bahanzi nkunda, kandi nishimiye kukubona. Namuherukaga Igikondo, turimo turagenda ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo mbivugiye ni iki? Dufite abantu benshi bahagaze hano bavuga Imana, bagezeho barahindura bashyiraho tarifu. Ukimuhamagara ngo 50,000, utabimaye ntago ndibuze. Ukamushaka, ukamubura, ukabaye gusa uyu muntu akorera Imana cyangwa hari ibindi. Okay, niba ari business ntatubwire dushireho amafaranga runaka yifatizo basi. Ariko we yashyizemo 50,000, nyamara amafaranga yari bubone avuye muri twebwe arenze bya 50,000.
none ikintu kibabaje nuko hari na babandi bitwa ko tuvuga ubutumwa tugera ahangaha tukabuhindura bitewe nuko narebye nkabona umumama ubyibushye turashobora kuba afite nk'ama etaje 3 V8 uriya musore ubyibushye ungana kuriya kandi mu by'ukuri ugasanga yarakubiswe ubuzima bwaramukubise arimo arasenga avuga ngo mana komeza umishe muri uyu mubiri iki babona bakomeza babona umuntu munini nyamara byararangiye. Ariko kubera ko Yesu akeneye kugira ngo azakiza abantu be ibyaha, nimureke tuvuge Yesu bene data. Ahantu nihavugirwa Yesu hari imitima izakira. Bibiliya iratubwira ngo ni uzadukiza ibyaha. Hariho ibintu njye nabasha kwikiza byo mwibanga. Use ninde wagukiza kwikinisha wa musore we, wa mukobwa we, ninde wabigukiza? Ko bakubwira ngo uzagenda ushaka umuntu w'umunyabwenge akugira inama, ugere kwashira kanya ukajya kubona uri kuri YouTube cyangwa ku yindi website, ukajya kubona bakweretsa agakobwa kameze gutyo kwetuvatiye baba gwi nta muntu ndeba ukaytushyira aka video kose ukabuciyeho. Dufite urubyiruko ruri muri ubwo buzima. Noneho ubusambanyi busigaye buri mu nzu y'Imana, busigaye bufite n'ibyanditswe bubiherekeza. Umuntu araza kare kuri Flash TV na Prince no twatimo turaganira ijambo rivuga ngo kwirukana ibyana by'ingunzu ku musozi w'Uwiteka. Bibiliya iratubwira muri Zaburi 132 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 ngo umusozi Siyoni Imana yawugize ubuturo. Uyu munsi Imana ntabwo iba kizabonwa kinyamakara kanyarira garuka utabarwe ahandi kubujurire mu mazi mu myoba mu buvumo hoya iramutse iri hari abantu baba barayibonye. None se mubwira abantu baba mu nzu zimeze gutyo kukitabayo se mubwira abantu bibera mu mashyamba. Ariko Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo yihishurira umuntu wese umunyotewe. Haleluya! Kubera iki? Nuko ubuzima bwe wamaze kubutandukanya n'ikintu cyari cyo cyose kigutandukanya na Yesu. Haleluya! Bibiliya iratubwira ngo Siyoni Imana hatoranyije kuba ubuturo. None umva ikintu kibabaje, ntago uyu munsi wa none Siyoni ari muri Isiraheli tuzi. Abakorino Paul andika arababwira ngo nimuzi yuko imibiri yanyu ari ubuturo bw'Uwiteka. Sinzi niba uri murumva kuntu urubuturo bw'Imana, umva kuntu Yesu yakagombye kuba ari muri wowe. Noneho urebe ibintu wamusimbuje kanaka tuyambaye inkweto nziza ati buriya kandi ngo kizi ko cyaberewe kiri kugenda cyazitambitse uzururenge afite izahite turika inkweto yitimere gutya nta kintu bivuze zasaza. Reka nibi ako gahe kaje na kamwe kabaye kuri Nowa ko gukingirwa izuba kuri uwo mwene so koma amashyi kubwe. Abarokore dufite ikintu bita ishari muri no minsi. Imana ishimwe mbashije kubivuga noneho ndebana n'abantu. Dufite ishari rimeze nabi kandi tugende tukabatiza tukarisigiriza tukavuga ngo ni ishari ryiza. Oya, ishyaka rirahari, ishari rirahari, nta shari ryiza ribaho. None iyo tugiye kubigira ibipantekote twita tuvuga ngo reka nge kamabwiza ukuri ibyo ntago ari byo nahamagariwe. Baririmbye ni bande bahamagawe? Abahamagaye ni mugire gutya, bahamagawe kuririmba, kubwiriza, gukora nibagire gutya, nibyo mwahamagariwe. Amusore ngiye kuba cisha bugufi kandi numvaga ntabishaka. Mwite ku magambo abiri, guhamagarwa no gutumwa. Pray va Yohana simbuka wamaye iminota mike yanyukoresha pray. Uri murakora ubuye musihana wibuke ko aka gatuti kaza kuva hangaha kugira ngo abaririmbyi baze kugira gute kuririmba bisanzuye. Urakoze, genda wicare noneho ubutaha undi uzaza nawe uzamubwire gutya kandi ndabigutumye ugende ubibwira abandi. Genda Prince ndamuhamagaye cyangwa ndamutumye? None se kuki twitiranya guhamagarwa no gutumwa? None tubishyira mu giprotokole wamubwira ngo ari kuhoya ibintu uri muravuga ngo nge ngo niko nahamagawe. Ikibazo twaheze kuri level imwe ngo niko twahamagawe, twibagirwa kuyuhamagawe ukaza mu rugo uhabwa inshingano. Niyo mpamvu birivuga ngo umurimo uriho ukora wose uwukorana umwete. Impamvu tubwiriza nitubwirize Yesu nuko tudashaka kubikorana umwete. Duhagaze ahantu hamwe, ntuzakubitane n'umurokore wasomye Luka cyangwa Yohana igitabo kimwe murahura kahita wamubaza ngo amakuru y'iminsi ariko ko nakubuze ngo ndacyari muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80 kahita bika ko umurongo utari wawe usoma ukajya gushakayo
ngo uwo mwana arakura mu butayu agwiza imbaraga. Ashatse kumbwira iki? Ejo ukamubaza uzi ko Yesu agira neza? Oya, Yesu nurobesha amafi. Ibyo urimo urambwira sinzi ibyo ari byo. Bene data, dukeneye kugera ku rwego iri jambo riba ubuzima bwacu, noneho twe tukabera abantu impumuro. Rero byanditse ravuga ngo mwibuke neza ko muri impumuro nziza hagati y'abakira n'abarimbuka. Uyu Yesu ngo umva ikintu cyabaye, twahoze tuvuga ngo baramuhanuyeho. Noneho mu gihe cyo kumusama, Mariya yahuye na Elizabeti, ibaza ababyeyi babiri bahuye. Hari ikintu nasomye kiranangaza. Bibiliya iratubwira ngo Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo aba babyeyi bagihura, Yesu ari mu nda, Elizabeti ari ku ruhande, ngo amusuhuze ngo yuzuzwe umwuka. Ibaza umuntu utangiye gukora imirimo n'ibitangaza kiri mu nda ya nyina, naramuka ageze ku isi bizagenda gute? Bibiliya iratubwira ngo hazabaho icya mbere kumwumva, nitumwumvira ubuzima buzahinduka. Ntabwo byumvishije neza. Bibiliya iratubwira ngo Barutimayo mwene Timayo yumvishije imirimo n'ibitangaza Yesu arimo aragenda akora, ngo yumvishe ko agiye guca ahantu ari. Byagenze gute? Niba mwarasomye Bibiliya, ntabwo yasakuje. Yarasakuje ngo Yesu mwene Dawidi, Yesu mwene Dawidi nkiza nabara. Ngo mu gusakuza kwe Yesu ngo yumva umuntu arimo aramuhamagara, avanga ariko uwo muntu wahishure ko ndi mwene Dawidi ninde? Haleluya, haleluya. Bibiliya iratubwira ngo abwira abo bari kumwe na ngo nimumunzanire. Wari umaze igihe ahantu ahatinze kubera impamvu z'ubuzima, nka bwa bundi bwawe, nka kwa kundi uhatinze, ngo yumve ko ari Yesu, ngo atumwambaro igikote yaramaranye igihe asabiriza yambara gicukiza imitaka ndetse n'ibindi, ngo yegera aho Yesu ari, ngo Yesu aramukiza. Haleluya. Bivuga ngo Yesu akimara kuvuka yajeje kugira ngo ashakana kizi yazimiye. Luka igice cya 19 umurongo wa 10. Haleluya. Uko niko yaje nshaka nanjye. Noneho rero nabahaye ubuhamya bwo kuru nanyweye ibiyobyabwenge n'ibindi ntavuze byinshi. Mutekereza ko imbaraga z'umubyeyi zari bunkureyo? Reka mabwiza ukuri, wari uzi ko n'imbaraga za leta hari igihe zinanirwa kugukurayo. Amusori kuvuga gutya ntago mpfobeje ubuyobozi, kandi ntago mvuze na leta yariyo, ariko hari ibigo badushyiriraho, umusore akajyayo agakubita umwaka 3, 5, impinduka zikabura. Ariko Yesu Kristo iyo bahuye ajya gukorera deliverance y'ukuri. Haleluya, haleluya. Uyu munsi wa none ibihugu byinshi birimo biriga uburyo birabigo byabishyiramo abakozi b'Imana, niburuje bakamubwira amagambo amuhumuriza. Kubera iki? Twaje gusanga ubwenge bw'isi ndetse na strategy bashyiraho n'iramiti kwa muganga batanga bidashobora gukura umuntu aho hantu. Ntago byagukura mu buraya, ntago byagukura mu bujura, ntago byagukura mu businzi, ariko Yesu ashobora kuba yagukiza agahindura ubuzima bwawe. None se nari bukora ubukwe se? Mutekereze uriya mutipe uri hariya uri kuri regrase uri gucoma, wenda sindi kubikora nk'uko nabibagamo, kuko nabonye hari abakunda ko umuntu abikora muri iyo style, ariko siyo nshaka kubikoramo, ariko nabiciyemo. Izahani Musanze zari ziryoshye zitwaga Nwa ndetse n'Igisenyi, ubwo hari abahise babimenya icyo gihe zitwaga Nwa. Ariko icyo ushaka kuvuga ni iki? Wari uzi ko Yesu ashobora guhindura ubuzima bwawe uramutse uyu munsi wa none umwemereye utari warigeze umwemerera akakugirira neza? Pare yaduteguriye konseri ni ugira neza. Ariko se Imana igira neza ite mu buzima bwawe? Igira neza kuko yaguhaye inzu, imodoka, akazi, amafaranga? Oya, dufite abantu hano hanze bazi gushaka amafaranga. Nawe ubwawe baramutse bakubwiye ngo reka tuguhe igishoro, hano uko muri twicaye aha ngaha harimo abantu bafite imishinga iteye ubwoba. Noneho wajya mu marimbi dufite Rusororo, igihe hano sinzi uko bagita, ubwo ni Rusororo ya Musanze, harimo abantu bapfanye imishinga ariko batigeze bapfana Kristo. Harimo abantu bicaye aha ngaha bafite amaproje akomeye, igihugu kiramutse gihishura ibintu bafite cyakunguka, ariko kubera ko
hari abantu bitambitse imbere, hari abari ahangaha, ariko muri icyo gikundi cy'abo bantu bose ufite Kristo niyo Bibiri ivuga ngo uhiriwe. Niho natangariye Imana, ntago wahiriwe utunze imodoka, utunze amafaranga, utunze umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, kubera ko hari umunsi muzamutari kumwe. Amafaranga Salomo yabivuze neza mu migani avuga ngo ni nk'igisiga kiguruka kikagwa ku giti uyu munsi wa none wugamyeho izuba, ugasoroma ejo mu gitondo ugasanga ntayo ugifite. Ariko Yesu Kristo iyo wamatanye nawe, Bibiliya tubwira ngo guhera mu busore bwawe ngo imvi zawe zizarinda ziba uruyenzi. Haleluya! Utarwaye sida kubera ko wamenye Yesu, utarwaye ibirwara runaka, udahemukiwe n'abantu runaka. Bibiliya ivuga ngo nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi kuri wowe, ariko Uwiteka ngo yiteguye kukugirira neza. Haleluya! Ese hari umuntu twaba turi kumwe wumva ineza y'uyu mwami akaba yumva ashaka kumwakira akamubera umwami n'umukiza?